Welcome once again to our YouTube channel called Librarian News. Today we are going to tell you news about the vision. Ubu ngubu tugiye kubagezaho amakuru ku buryo burambuye ari gucicikana cyangwa se mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abajyanama b'ubuzima bagiye gushyirwa igorora. Perezida Kagame yabasezeranyije kuzamurirwa amikoro. Perezida Paul Kagame yashimiye abagize inzego z'ubuzima cyane cyane abajyanama b'ubuzima kubera uruhare bagira mu guteza imbere ibijyanye n'ubuvuzi mu Rwanda, kandi bamwe bakabikora nta gihembo cyangwa umushahara ari muto. Abizeza ko ubushobozi bw'igihugu buzagenda buboneka bizakosorwa. Ni ingingo Perezida Kagame yagarutseho kuri uyu wa gatandatu tariki 15 Kamena muri 2024 ubwo yagiranaga ikiganiro n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bagize urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Ibiganiro byitabiriwe n'abajyanama b'ubuzima barenga 8,000 baturutse hirya no hino mu turere tw'igihugu bahuriye muri BK Arena mu rwego rwo gushimira cyangwa se kwishimira uruhare rwabo mu guteza imbere ubuzima bw'abaturarwanda. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko uyu muhango wateguwe mu rwego rwo gushimira abajyanama b'ubuzima ku ruhare bagira mu iterambere ry'igihugu cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima. Yagaragaje ko malariya ari imwe mu ndwara zitangiye gucika mu Rwanda kubera uruhare rw'abajyanama b'ubuzima. Ati Abanyarwanda 2 kuri 3 barwaye malariya bavurwa n'abajyanama b'ubuzima. Malariya yagabanyutseho 90%. Twabaruraga Abanyarwanda miliyoni 3 barwara malariya, none ubu ngubu cyangwa se uyu munsi wa none hari abantu 500,000 bayirwaye gusa. Mu bindi abajyanama b'ubuzima bakora harimo kuvura impiswi ndetse no gufasha imiryango kuringaniza urubyaro. Aribyo byo bagarutseho bavuga mu bindi abajyanama b'ubuzima bakora harimo kuvura impiswi ndetse no kuganiriza imiryango cyangwa se kuyifasha kuringaniza urubyaro. Mu ijambo yagejeje kuri aba bajyanama b'ubuzima, Perezida Kagame yagaragaje ko ashima umusanzu wabo. Ati icyanzanye aha rero cyangombwa ni ukubashimira mwebwe abakozi abajyanama mu nzego zitandukanye z'ubuzima. Nagira ngo rwose mbashimire, hari byinshi igihugu kimaze kugeraho kubera mwebwe, ndetse benshi muri mwe munabikora nta gihembo, nta mushahara, nta bwitango barahabwa. Umushahara n'abitwa ngo barahabwa umushahara ari muto. Urumva ko ni ikibazo gikomeye. Abajyanama b'ubuzima abahabwaga umushahara bawuhabwaga ari muto, kandi bagira uruhare rukomeye
muri rusange nk'abanyarwanda. Yakomeje avuga ko ubushobozi buke bw'igihugu ari bwo butuma bamwe bakora nta gihembo cyangwa bagahembwa make gusa. Yizeza ko bizakemuka. Ati ikituzitira ni kimwe, kugira ngo dushobore kunganira bihagije abakozi bose bo mu nzego zose. Nta mikoro atangana nicyo twifuza kuba twakora cyangwa twaha abantu kugira ngo bagikore. Hanyuma ariko ni nayo nshingano cyangwa se dushingiraho dufite yo gukora kugira ngo tugere aho igihugu gishobora kugira ubushobozi ari kuri ibyo navugaga by'ubuzima cyangwa ibindi. Bashyize rworora koko, Imana ishimwe. Yakomeje avuga ko akazi ni kenshi rero cyane. Hari akazi mvuga ku bijyanye n'ubuzima, hari n'akazi kagomba gukorwa hirya no hino mu bindi byinshi ariko kugira ngo tubone aya mikoro. Perezida Kagame yavuze ko impamvu akazi gakorwa n'abajyanama b'ubuzima gakwiriye guhabwa imbaraga, ariko uko ntawagira icyo ageraho adafite ubuzima bwiza. Ati igihugu abagituye batagira ubuzima bwiza ntaho bagera. Byose bishingira ku buzima kugira ngo dushobore gukora akazi gatandukanye kuri twese n'ibindi byose naho byakira. Abajyanama b'ubuzima bitabiriye iki kiganiro bagize umwanya wo kugira Perezida Kagame ibibazo n'ibyifuzo byabo. Bageze ku mwanya wo kwakira nyine ibibazo n'ibyifuzo cyangwa se by'abo bajyanama b'ubuzima. Ibyagarutsweho cyane ni ibijyanye no kubafasha mu buryo bwa mikoro, ndetse umwe muri bo abaza Perezida Kagame icyo abateganyiriza mu cyerekezo cy'iterambere u Rwanda rurimo. Murakoze rero, amakuru twari twateguriye ni aya ngaya kuri uyu munsi. Murakoze kudukurikira, mwihangane n'ifatwa ry'amajwi ryabaye, ni ukubera ibikoresho turi gukoresha byangiritse. Ciao ciao.